muraho mwese. Mbabarire kuba nje kwisunga y'intebe cyangwa y'ameza, ni ukubera ingufu nkeya. Nahoze nambaye ingofero ariko nyikuyemo kugira ngo mubone uruhara mfite. Hamwe mu byatumye imisatsi ivaho na hano harahari. Nkiri umusore najyaga nza hano, iyi misozi yose ibibaya byose nkabyiruka, ndi umuveterineri. Hano narahagenze cyane, nagira ngo nshime umuntu watanze ubuhamya ati Nyagatare yarahindutse cyane, ariko yaheraga muri 2000 bibanza nahera muri za 80. Baravuga ngo wapfuye ntacyo yabonye. Nyagatare ni kimwe mu bitangaza u Rwanda rwaremye. Mujya mwumva igihugu cy'Abahorande, Netherlands, Pays-Bas, bo impanuro baravuga ngo Imana yaremye Abahorandi bo barema Ubuhorandi. Nyagatare rero abaturage baho Imana yarabaremye, bo barema Nyagatare. Nabitangamwe ubuhamya. Muri za 1994 na 5 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo tunafatanye tumushime, ndaza kubigarukaho. Nari muri Minisiteri y'Ubuhinzi, ngira amahirwe yo kumuherekeza mu rugendo yakoreye muri Israel. Arababwira ati mu Rwanda dufite ahantu nshaka ko hatera imbere, wowe Minagri genda uvugane nabo bazaze baturebere. Baduha ba enjeniyeri tubazana hano, barahareba, turazenguruka, barangije bagira umujinya munini cyane cyangwa mwinshi, barandakarira bati rwose Abanyarwanda murabatese, mu hantu mufite hashobora guhingwa hakororerwa, twarebye ahandi hose mu Rwanda, aha niho hambere. Igihe nta wari uzi ko hashobora no kumera insina, umwumbati cyangwa iki. Hari ishyamba cyari gihari n'inka zo zari zihari, ariko kubera ubwinshi n'amazi make n'ubwatsi buke zicwa n'inzara. Batubwira bati muri abatesi rwose mugende mwirwarire, kuri twe niho hantu hambere. Iryo banga batubwiye nta kindi badukoreye. Abanyagatare abari bahatuye icyo gihe, abahavukaga, abayobozi bagiye basimburana, iryo banga niryo bakoresheje. None murabona usibye n'akarere kose n'uyu mujyi murabona aho umaze kugera. Nagira ngo rero mbere yo gufata ijambo ryanjye nongere mbitsindagire basenateri turi kumwe, ni ubuhamya nababahaga, ahantu twatoranije ngo tuze gukorera umwiherero ndetse dufatanye namwe mu muganda. Ni ahantu yewe hatuma ngira amarangamutima menshi. Ariko mbere yo gukomeza nagira ngo nongere bavuga ko ntabwo twazanye n'abasenateri gusa, ntabwo turi abasenateri gusa, nubwo nabo nakongera
nkabasaba mu muco wacu perezida wa sena ntabwo yivugira, avugira inteko rusange, kandi iri hano yahaguruka kugira ngo ibyo ngiye kuvuga bumve ko bivuga mu izina ryabo. Ariko nanone turi kumwe n'abakozi bari mu buyobozi, ntabwo twazanye n'abakozi bose ariko bari mu nzego zo hejuru. Mwicare banyakubahwa, abari mu nzego zo hejuru harimo umunyamabanga mukuru wa sena, umunyamabanga mukuru wa sena yitwa Kitatire Sostene, hari n'umwungirije Turikumana Emmanuel, hari abajyanama b'abagize biro ya sena, ariko bose bahaguruke, abakozi bose twazanye bahaguruke, harimo abahungu, abakobwa, abadamu, hari n'ushinzwe protocole muri sena. Ni abakozi rero bariya mwabonye bari ku rwego navuga rw'abayobozi bakuru, directeur general cyangwa general director, nibo badufashije muri uyu mwiherero. Nyakubahwa guverineri, nyakubahwa meya, banyakubahwa mukuru w'inzego z'umutekano, bayobozi mwese, haba ku rwego rw'intara, rw'akarere, imirenge n'imidugudu, turongera kubashimira. Navuze ko mvuga mu izina ry'abasenateri bose bari hano n'abakozi. Turabashimira uburyo mwatwakiriye mukemera ko dufatanya mu muganda, twanarangiza muti ntimugende tutaganiriye. Twaganiriye, hari abatugejejeho ubuhamya. Uriya mudamu yatubwiye ibyo yakoraga, arahinduka, azatubera urugero tuzajya dutanga n'ahandi tujya. Hari n'uwashimye ibyo umaze kugeraho, natwe twabyiboneye n'amaso yacu, ariko hari n'ibibazo bagiye batugezaho, ibyinshi babishubije. Ndakeka ko hari ikibazo kimwe kitagarutsweho, yenda ni ikijyanye na za assurance zihenda. Mu byose nikora ndaza kugaruka ku nshingano zayo, ariko nagira ngo mbabwire ko duherutse gukora inama nyunguranabitekerezo ku ihame ryo kugeza abanyarwanda, tukabagezaho ibyo bita serivisi z'imari. Icyo gihe twari kumwe na guverineri wa banki nationale, banki nkuru y'igihugu, twari kumwe n'abayobozi b'amabanki, abayobozi ba za assurance. Mu nama twakoze icyo kibazo twakigarutseho, natwe turakizi, natwe kiratureba, kuko abasenateri ntabwo bari mu bakene, bafite imodoka, hari n'abafite za moto n'ibindi, nabo assurance babona ko zihenda. Ariko cyane cyane iyo ari igikoresho kigomba no kukuzanira inyungu, ugomba kurareba uti assurance ntanga nzayibona mu mafaranga mbona. Icyo ni ikibazo natwe nka sena twatanze, kandi nabizeza banyakubahwa bari hano bambera abahamya, twiyemeje ko tuzakomeza kugikurikirana. Nagira ngo nashime ko wakibajije yavuze ati kiri ku rwego rw'igihugu. Nibyo koko, ariko nanone hari ibisobanuro bigenda bitangwa. Muri ibyo bisobanuro, icyo umuntu ashobora yenda gusa n'uwemera nuko ari amasosiyete ya assurance
nayo abara inyungu. Iyo abantu bafata assurance ari bakeya, amafaranga yishyurwa na buri wese aba menshi. Icyo basaba nuko abantu bafata assurance baba benshi, uko bagenda baba benshi niko amafaranga atangwa na buri wese agabanuka. Umuyobozi wa polisi hano yatubwiye n'abakoresha za moto badafite assurance. Imodoka hose sinzi ko umuntu yatinyuka kujya mu muhanda adafite assurance, ariko hari na za assurance z'amazu tuyemo. Hari aborozi benshi bafite inka bagomba gufata assurance, muri abahinzi hari kwishingira ibihingwa. Ibyo byose bituma ari amasosiyete. Hari abahinga umuceri muri Côte d'Ivoire, murabizi ubu n'umuceri ujyana muri ukorera assurance. Uko abafata assurance bazagenda baba benshi, niko n'ibiciro bizabagabanuka. Ariko nanone turabavugizi, tugomba no kureba aho abantu bagira bahuriza. Abayobozi rero, banyakubahwa, turage mwese bavandimwe, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda irimo, nk'uko mubizi, bavuga ngo ni ibyumba bibiri, ariko tuvuga ko ari imitwe ibiri, umutwe w'abadepite n'umutwe w'abasena. Hari abajya bibaza ngo ariko se uko tubona abadepite n'abasenateri bataniye, reka mvuge aho babanza guhurira. Aho bahuriye nuko bose batorwa n'abaturage, bashyirwaho n'inzego ziri mu itegeko nshinga. Ariko nababwira ko nta wishyiraho, nta n'umwe wishyiraho ngo ugiye hariya. Baratorwa benshi, cyangwa bagashyirwaho n'abatowe n'abaturage, ni ukuvuga ko bahagarariye abanyarwanda. Cya kabiri, iyo mitwe yombi ishinzwe gushyiraho amategeko, gutora amategeko. Umutwe w'abadepite hari amategeko yose urayatora. Muri sena hari amategeko ya ngombwa makeya sena itora, ariko nayo ikayatora abanje kunyura mu mutwe w'abadepite. Ariko buri mutwe unagenzura ibikorwa bya guverinoma. Ibikorwa bya guverinoma ni ibiri muri gahunda na porogaramu za guverinoma. Ibyo abayobozi buriya baza bakabemera bati tuzabaha umuhanda, tuzabaha iteme, tuzakora ibi n'ibi, nitwe tugenzura niba bishyirwa mu bikorwa. Aho tugiye hose, n'ubu turi hano, iyo mudutumye cyangwa tukumva ibitekerezo byanyu, tujya kubaza guverinoma tuti kuki biriya mutabishyize mu bikorwa, kuki biriya byatinze. Bakatubwira impamvu, iyo zumvikana birumvikana nyine, turabyemera tukanyurwa, tugakomeza, leta nayo igakomeza ikurikije ubushobozi bwayo. Ariko sena yo ifite n'umwihariko, ifite umwihariko wo kureba amahame remezo yanditse mu itegeko nshinga mu ngingo ya 10. Mu mategeko baravuga ngo nta munyarwanda wakwitwaza ko atazi amategeko. Ni ukuvuga ko ayo mahame tutekereze ko mwese muyazi, ariko reka niyo kwigiza nkana, natwe ubwacu ahubwo tugomba gusoma kugira ngo tuyibutse. Ayo mahame remezo aho aturuka, nyakubahwa guverineri ijambo yarangirijeho, yatubwiye mu ijambo yatugejejeho, yatubwiye urugendo muherutse gukora, umuhora wo kwibohora. Sibyo nyakubahwa guverineri? Amahame remezo aturuka muri urwo rugendo, kuko intambara yo kwibohora yatangiriye hano mu Mutara. Niyo mpamvu twese tuhubaha. N'uwo muhora
n'abasenateri twari dukwiye kuzareba ukuntu twawugenda. Uriya muhora rero icyavuyemo banyakubahwa nuko igihugu cyabohowe, ariko murabyibuka abasheshe akanguhe ko mbere yuko iyo ntambara yo kwibohora irangira habaye ibiganiro na guverinoma yari iriho. FPR rero yarwanaga igeza kuri iyo guverinoma iti dore jyewe ikinzanye amahame kumva turwanira ku Rwanda rwazagenderaho. Ayo mahame n'ubu niyo yari mu itegeko nshinga, niyo urwego rwa Sena rwahawe kuba umurinzi. Ayo mahame nyibutse ni ukurwanya, gukumira, guhana jenoside ntizongere ubundi, ndetse n'ibitekerezo biganishaho ari byo byitwa ingengabitekerezo bikamarwanwa bigacika burundu. Ariko cyane cyane ni no kubaka leta igendera ku mategeko, leta itagira uwo iheza mu bitekerezo, hakubakwa demokarasi, amategeko akaba areba buri wese ku buryo bureshya. Abari ku butegetsi bakemera ko babusangira atari uko bwikanyizaho, ariko hakubakwa na leta yubahiriza uburinganire bw'abanyarwanda bose. Cyane cyane murabizi byabaye ihame hagati y'abagabo n'abagore, kugeza naho tuvuga tuti no mu butegetsi bwose mu nzego zifata ibyemezo byibuze 30% baba ari abagore. Ubu none mu nteko ni 60%. Irindi hame rikomeye na guverineri yarikomojeho, guha buri wese, buri munyarwanda, leta ikubaka inzego zireba imibereho y'abanyarwanda, ikabaha amahirwe angana, ntawe usigaye inyuma mu iterambere. Irindi hame rikomeye ni uko ibibazo byose dufite, impaka zose dushobora kugirana, ibibazo byose dushobora kugira, tugomba kubikemura mu bwumvikane kandi mu biganiro, n'inzego z'ubuyobozi zigafata ibyemezo mu bwumvikane busesuye. Ayo mahame nyavuze mu mutwe, nshobora kuba ntayavuze neza uko yanditse. Abasenateri bari hano buriya baravuga bati hari ibyo yibagiwe, hari ibyo nibagiwe baze kunyibutsa. Turacyari hano banyakubahwa. Sena mu byishinzwe ni ukugenzura niba leta nk'uko yabyiyemeje mu byikora byose gushingira kuri ayo mahame, kandi igakora ku buryo yubahirizwa. Tugenzura niba ibyo bishyirwa mu bikorwa. Ni nayo mpamvu twaje muri uyu mwiherero, kugira ngo twongere turebe, twongere tuyasesengure, twongere tubyishyiremo, koko tuba abavugizi b'abanyarwanda. Igihugu cyacu icyavuye muri uriya muhora guverineri yatubwiye ntikizatakare, n'abana bacu n'abuzukuru n'abazaza bazakomeze barye kuri iyo mbuto yavuye kuri icyo giti cy'umuruho baruriya rugendo. Ngiki cyo Sena ishinzwe. Nanone Sena by'umwihariko igomba kureba imitwe ya politike. Murabizi ko imitwe ya politike ari ikora nyine politike, niho abantu bakora politike, ariko kubera amateka y'u Rwanda rwanyuzemo n'iby'imitwe ya politike yagiye itwangiriza,
tugomba kugenzura niba imitwe ya politiki yubahiriza ayo mahame remezo, cyane cyane ihame remezo ry'ubumwe bw'abanyarwanda, kubaka u Rwanda rutazasubira inyuma, ni ukubahiriza ayo mahame. No mu mitwe ya politiki tureba niba badateshuka. Haramutse hari umutwe wa politiki uteshutse, sena ifite uburenganzira bwo kuwurega mu rukiko kuri supreme, urukiko, yes, kugira ngo uwo mutwe wa politiki wanavaho, sena iwureze. Nanone ku buryo bw'umwihariko sena ivugira abaturage, ariko byo tubihuriyeho n'abadepite, ariko ni n'urwego rujyamo abantu b'inararibonye bashobora gutekereza bagafasha leta. Navuga ko bashobora kugira inama guverinoma. Mu magambo make n'ibyo sena ishinzwe, babwiye umwihariko wayo. Ubu nimubona abasenateri, hari abasenateri bacu bamaze iminsi hano muri iki cyumweru, mwarababonye yenda bamwe na bamwe. Buriya hari ukuntu barebaga ukuntu umujyi uriho ukura, ariko ku buryo bw'umwihariko ntabwo ari kaburimbo barebaga gusa, baranibazaga bati uyu mujyi, iyi mihanda, ibi bikorwa nta munyarwanda bizasiga inyuma? Ese ingaruka nziza ntawe uzabaho ntazigezweho? Ibyo byose rero nibyo dushinzwe ku buryo bw'umwihariko, n'abadepite nabo bazajya baza babirebe, ariko buri wese abireba mu iguni rye, undi mu iguni rye, bitewe n'iyo nshingano. Twaje hano rero mu mwiherero, tumazemo iminsi 3, ariko twaje no gufatanya namwe mu muganda. Ntabwo ari ubwa mbere muri gahunda za sena. Buri kwezi kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi dufite akamenyero ko kujya kwifatanya n'abaturage mu gihugu hose, kuko abasenateri ntabwo bakorera aho batorewe gusa cyangwa aho bavuka. Hari umusenateri uvuka hano hafi, ndaza kumubereka abasuhuza ku buryo bw'umwihariko ariko si uwanyu, ni uw'igihugu cyose. Ntimuzamubwire rero ngo niyigumire aha ngo ajye areba ibyanyu gusa, kuko dufite manda y'igihugu. Twifatanya rero buri gihe, buri kwezi. Twari twarakomwe mu nkokora na kiriya cyorezo cya COVID-19, ariko tujya n'ahandi. Kwifatanya n'abaturage mu muganda biba byuzuza n'indi nshingano dufite yo kubasura, kuko abasenateri 2 mu kwezi, buri musenateri afite uburenganzira ndetse navuga inshingano yo kujya gusura abaturage ku giti cye. Sena ikamuha ibyangombwa kugira ngo ashobore kujya gusura abaturage ku giti cye, arebe ibibazo, ariko cyane cyane twebwe tureba ibyo abantu bagezeho. Nicyo kidushishikaje. Ntidushishikajwe n'ibibazo, tureba ahubwo iterambere, ariko haba n'ibibazo nabyo tukaba abavugizi. Ibyo rero tubikora buri gihe. Ntimukavuge rero muti ko tubaheruka tubatora, ariko nabyo ni byiza. Igihe mutatubona mugomba kutwibuza, turabanyu. Banyakubahwa abayobozi rero, basenateri bagenzi banjye n'abakozi twazanye, kugira ngo mumfashe twongere dushimire abaturage b'intara, b'akarere ndetse n'imirenge twakoranye umuganda. Ibyiza twabonye tuzabivuga, ariko cyane cyane dushime n'umukuru w'igihugu turangaje imbere, utuma ibi byose igihugu kibigeraho. Murakoze rero.
namwe igihe cyose mushatse mushobora kudusura nimuzi Kigali muvuga muti turashaka gusura Sena buriya na musée inzu ndangamurage ya kampanye yo kwibohora muzi ko yubatse muri Sena. Hari abajya bahasura buriya muba muri Sena njya babona bamwe na bamwe bahita, ariko buriya ni mu nyubako ya Sena. Ndetse na kariya kuriya naberetse umunyabanga mukuru buriya ni nawe ushinzwe imari cyangwa wari ushinzwe imari yo kubaka iyo mizi. N'ubu ibibazo byose bijyanye ari ukuzuza ari ibikorwa bigomba kurangira neza niwe bibazo. Murumva rero ko hari aho duhuriye n'uyu muhora. Ubwo navuze ko tuzagerageza tukaza gukora urwo rugendo, hanyuma ariko namwe nimusura iriya nzu ndangamurage mujye mumenya ko muri Sena mudutere yambo. Murakoze.